urumva ariko bwa mbere nje Kigali reka rero bazatujyane kuri toyi mpageze ndavuga ati ntago ari toilette ndavugira ni ntago ari toilette ngenda aho nari igisorori uwo mukobwa nako uwo musore arambwira ati tega turararana nise turararana gute ntabyo nzi arambwira ati nuko bimeze ngiye nanishyuye umugabo umusore nibwo twararanye kuri ya force paka nyine bigenda gutyo bagenda banyereka ukuntu ari byiza ukabona bazanye amafaranga kumbe nayo bibye nabizi abo bakobwa urumva bo baribaga nyine abagabo bararanye bafite amafaranga akayamwiba ho n'igihe bazanaga amadolari ngiye uko bagendaga babimbwira nagiye mbukunda urumva nza kubindaya yakutse ntangira noneho kwijyana nanjye kadirake urumogi ntangira kurwigurira nkajya ngenda nkabanza ahantu turukura twabyitaga ngo nukurusumba ubundi hari giye ku munsi iyo nabaga ndi kumwe n'abo bana batatu hari giye ku munsi bwiraga tunyweye amaburi 18 nkomeza uburaya ntwite uwo yinteye urumva nta kintu amariye uko yarambwiye ati se ubu mu bagabo bose wahaye urarebye usanga ni ngiye utera inda nuko nkagenda nkicara muri ako kabari bukira babyina bakabyina nyine baracurangaga naho nabona uwungurira inzoga nk'umugabo wenda akaza akavuga ati se ko wicaye wihebye bimeze gute nkabona nguriye nk'agacupa nkakanywa umva nta muntu wari ukintereta ubuzima bwari bwarahindutse ntwite mfite inda nkuru ariko kuko ntari mfite ahantu ho kuba nkavuga ngo reka ngende nicare muri kariya kabari kuko gakesha nze gukesha nicaye mu kabari umwana agize ibyumweru 2 ndavuga nti se koko ubuzima kurya rimwe na rimwe bizagenda gute ndavuga nti nsubiye gutega pasiteri rero ubwo baratangiye araza arambwira ati Imana yakuntumyeho ntiwarasaze nkamubwira nti kugira ngo mbyumve banza ngurira urumogi akarungurira nkicara nkanwa reka nizere ko umeze neza cyane nizere ko komeye uri amahoro wo kurikira Big Town TV umunsi ku munsi reka ngushimira amaze gukora subscribe wowe utarayikora ikore kugira ngo gahunda zijye zigenda neza ubone ibiganiro byacu 5 kuri 5 tuyishyiraho ikiganiro cyone uri uwa mbere byari byo byiza cyane uri ahangaha kuri Big Town ari inshuro ya mbere byaba byiza ukoze subscribe kugira ngo tujye tubana n'ubundi mu biganiro byacu by'umunsi dukora kuri screen zacu mwahabonye mu tugiye kuganira nawe agiye kuduha ubuhamya n'ubundi bwa Gikristo n'umukristo namuganye cyane namenye kuko ari umukristo ariko afite ubuzima nyine yasangiza umuntu afite byinshi mu buzima bwe ushobora kumva ubuzima bwe rwose hakagira isomo wakuramo niyo mpamvu turi kumwe ahanga by'umwihariko abakobwa bari kutwumva cyangwa abamama bari kutwumva iki kiganiro ngushishikaje kuza kucyumva kandi ukakirangiza no tugaha ikaze kuri Big Town TV murakoze cyane urashima Imana nitwa Sindikubwaho Antoinette yego ndi umumama mfite abana 5 navukiye mu Bugesera aho bita ku Ruhuha nshimye Imana rero ko ndi mu mujyi wa Kigali Yesu yabyemeye ko mpaba Yesu aduhana umugisha amena Yesu aduhana umugisha uti navukiye mu Bugesera hari ku Ruhuha wavukiye Bugesera ariko tuganiriye uri muri Kigali turaza kugera ku mateka yatumye ugera i Kigali cyangwa se waje i Kigali nanjye ubwo wabimbaza nanjye naje gushaka ubuzima ndaza kumenya nawe niba ari cyo cyakuzanye cyangwa se warahaje n'ubundi butumwa bundi nabyo ariko byari mu rwego rwo gushaka ubuzima reka mbanze nkubwire dushyire imbere y'Imana kugira kino kiganiro kize kugenda neza hanyuma ibindi turakomezanya tumaze kumva isengesho Mana data wa twese Imana twiringiye Imana ivuga bikaba Imana itegeka bigakomera Imana yacu bwite Imana twabonye ihindura ibyanze guhinduka Imana umubyeyi wacu Imana umutabazi wacu Imana iturengera uko bwije n'uko bukeye Imana itubeshejeho Imana iturindira imibiri Imana iturindira
ubugingo mu izina rya Yesu. Ndaguhamagaye aya masaha Eneta yatandoze Vonigirere, witwa Imana yihagije, ndaguhamagaye aka kanya ngwino turengere. Duhamagaye ubutatu butagatifu bw'Imana isumba byose, Imana, Umwana ndetse n'Umwuka Wera, reka biganza aha hantu mu izina rya Yesu. Erega Nyiringabo turaguhamagaye ntitwiyobore, erega twagenda nk'abana b'abantu, ariko turakwinginze Kristo ngwino tuyobore. Duhamagaje imbaraga z'Umwuka Wera kugira ngo uzituyobore mu izina rya Yesu Kristo. Erega ujya kugenda Kristo waravuze ngo dusigiye umufasha, urangije uravuga ngo uwo mufasha ni Umwuka Wera, kandi urangije uravuga ngo azadufasha muri byose mu izina rya Yesu. Nanjye ndamuhamagaye uwo mufasha kugira ngo adufashe muri byose. Eneta yatandoze Vonigirere, ndamuhamagaye uhereye aka kanya, reka dufashe mu izina rya Yesu. Mana, muri iki kiganiro tugiye gukora, nyemerera uzuhagaragare nk'Imana, nyemerera ntabari njye uvuga Kristo, nukuri ururuke wivugire Nyiringabo. Erega urihagije n'ubundi uko waruri kera n'uyu munsi ni kukiri, nta gacu ko guhinduka kakugaragaraho. Bana natwe rero Nyiringabo, nyemerere uganze ubwenge bwacu, ibitekerezo byacu biganze mu izina rya Yesu. Mwene data nawe wageze hano, mu izina rifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi, umuha umugisha kuko yitanze akaza, kandi umushyigikire muri byose. Eneta yatandoze vo, muha umugisha mu majya n'amaza, muha umugisha mu kazi ari gukora mu izina rya Yesu. Nukuri umwagurira imbago nka kumwe wazaguriye Yabesi. Turaguhamagaye rero ngaho uganza Nyiringabo kandi utegeke, kuko tuguhaye ikaze na karibu. Cyo tubanje gukubita hasi n'imbaraga z'abakonikoni pepu katika kinara Yesu. Abadayimoni baduhiga, badayimoni batunaniza mu izina rya Yesu, abo uburyo bwose tuba Eneta yatandoze Vonigirere turabakumiriye mu izina rya Yesu. Batobiya n'abasani baratina bageshemu, Eneta yatandoze vo tubatesheje agaciro, imbaraga zose z'imyuka mibi dutesheje agaciro, badayimoni batuma ikiganiro cyacu kitagenda neza, abo ngabo bose turabakumiriye mu izina rya Yesu. Duhamagaje imbaraga z'Imana isumba byose kugira ngo abari zo ziboneka aha hantu. Urakoze Yesu, ngaho tuyobore rero kuko uri umuyobozi mwiza. Haleluya, nushyirwe hejuru yo kuko tuguhaye ikaze. Ngaho bana natwe rero dutangiye, utangirane natwe kandi usozanye natwe. Umwuka Wera bari utuyobora mu izina rifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi. Ndagushimiye kubyumvishe kandi ubikoze nk'Imana, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amena. Urakoze cyane, nanjye numvise wanshyize mu basengeye. Yego. Yes, ndi Ruben Niyonsaba, niyo ugiye kuyobora kino kiganiro. Uwo turi kumwe yitwa Antoinette, yabibwiye tugiye kuganira nawe. Yatubwiye uti ndi mama w'abana batanu, birumvikana arubatse, araza kutubwira uko yagiye ababona. Impamvu yanteye kumugenderera, usanzwe nzi mu buzima bwa buri munsi, afite ubuhamya nkuko nabikubwiye. Ubwumvise uri umumama cyangwa uri umukobwa, cyane cyane abakobwa, ariko by'umwihariko bashobora kuba bakishora mu bintu bitari byiza, ubwo ndavuga kugira imyitwarire itari myiza, iki kiganiro nabo kirabareba cyane. Antoine, wakuriye mu buhe buzima? Mu kuvukira Bugesera wakuriye mu buhe buzima? Katubanze dusomeho ijambo ho gato. Nta kibazo. Kugira ngo tubone kuvuga aho nakuriye. Tugiye gusoma Abaheburayo ibice 10. Umurongo umwe wonyine wa 39. Niturangiza kuwusoma ndahita mbabwira aho nakuriye n'ukuntu naje i Kigali. Yesu abampera umugisha rero ni Abaheburayo ibice 10 umurongo wa 39 wonyine. Haranditse ngo, ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Haleluya. Ijambo riravuze ngo, ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke. Haleluya. Ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Yesu abampera umugisha. Ntago dufite gusubira inyuma. Hari impamvu mvuze iri jambo. Iri jambo ndarikunda, nshingiye ahantu Imana yankuye. Numva nta gusubira inyuma mfite, ahubwo numva nkataza gusubira imbere, kugenda negera imbere cyane kugira ngo ngomeze gukiza ubugingo bwanjye, kugira ngo ubugingo bwanjye butarimbuka. Yesu rero abampera umugisha, nawe uryumvishe rino jambo rigufashe, rigiraho rigukura kandi rigiraho rikugeza.
nawe nimba waragendeye muri izi nzira ngiye kuvuga, ni ukuri iri jambo ukiryumva rigukomeze, rikubera inkomezi kugira ngo ubashe gutera intambwe yo kuva aho hantu, kuko aho hantu nta mumaro, twaragenzuye dusanga nta mumaro. Yesu abaha umugisha rero kandi abashyigikire muri byose. Amen. Yesu aduha umugisha, dushyigikire muri byose. N'ukurikiye kino kiganiro nicyo mwifurije ashyigikirwe na Yesu. Murihanganira ijwi ryanjye ariko kumva ritameze neza, nyine ni indwara, ariko ndumva nanjye nabonye imbaraga. Ubuzima bwawe bwabaye wowe, warumbwiye uti mu kandi kanya uraza kumbwira uko wageze i Kigali, wageze biciye mu zihe nzira, uje gukora iki, wagera uri umukobwa, wahageze warabaye mama, wahageze ryari? Naje i Kigali 2007, nari nkiri umukobwa ntarabyara. Ariko bwa mbere nigeze kuhaza 2003, kuko kera ubuzima bwanjye nabyirutse wacu turi abaporo. Mbyirukira mu muryango w'abaporosobutiyene, ariko dusenga, ndi umwana w'umuririmbyi, ndirimba muri korali y'abana, ndabatizwa nyine ku gahanga. Rero urumva nakuriye mu nzira zo gusenga. Ariko nanone nkakunda kwirukanka, nakundaga gukora amasiganwa yo kwirukanka, nkirukanka nkaba uwa mbere. Kera rero babyitaga ngo ni uturere, nkirukanka mu turere 3 twose nkaba mu wa mbere. Noneho kubera kwirukanka byatumye ngera i Kigali ntahazi. Icyo gihe rero tuza gukora amasiganwa i Kigali. Hari hadutse icyo gihe agahoteli ko mu Gatsata bitaga ngo guest house. Icyo gihe batujyana kutwakirira yo muri guest house turangije kwirukanka. Ariko nyine nareba umujyi nkabona i Kigali ni heza. Umva ndacyari muto, nigaga mu wa kane primaire. Noneho nkabona nyine i Kigali ni heza, hahandi ku buryo batujyanye no kuri toilette, batuguriraga fanta. Nyweye fanta, bigeze numva nshatse kwihagarika. Ndababwira ntako ndumva nshatse kwihagarika. Umva ariko bwa mbere nje i Kigali, reka rero bazatujyane kuri toyi. Mpageze naho gati ntago ari toilette. Ndababwira ni ntago ari toilette, ngenda aho nari igisorori. Icyo gihe ndabyibuka, umukobwa wahakoraga aravuga ati mureke mberekere, ajya harihagarika nyubirwa aho zinyuze. Ndavuga ntuzi ko ari byo, reka twihagarike natwe birakunda. Nuko rero nabonye i Kigali mpita mbona ni heza. Umva n'utwo tuntu twose nagendaga mbonye toilette mbonye bwa mbere, nahitaga mbona aragashya, nkabona ni ibintu byiza. Ngaye nguko tuva i Kigali, ariko ngenda nahabonye mvuga nti Kigali ni heza, hari ahantu nzasubirayo. Ariko sinagirirwa ubuntu bwo kugaruka. Ndakomeza ndirukanka, ngenda ntsindira ibihembo bitandukanye, ariko nza kurwara nyine, nza kugira shoke muri rivi ry'ibumoso, biba ngombwa ko kwirukanka bihagarara. Ariko hakaba hari umukobwa bamwita Liliane, ni uw'iwacu. Imana izamfashe tuzongere duhure muri ino minsi. Ntabwo murongera guhura? Nuko ntabwo mu minsi yashize nibwo twahuye ndi kwigira ku musozi gusenga. Arambwira ati shati Imana yakugiriye neza, wowe ati dore ngiye gupfa nta bana mfite. Nta bana afite? Nguye mu buraya none wowe wabukuyemo abana. No kuvuga mukizana i Kigali, waje i Kigali uzanye nawe cyangwa? Reka da, n'uw'iwacu mu cyaro twariganye. Twiganye mu wa kane primaire. Noneho urumva yaje akora akazi ko mu rugo, agera i Kigali arakora. Noneho akazi ko mu rugo yakoraga agenda akigiramo buraya. Akigiyemo buraya biramuryohera nyine, kajya asohoka mu tubyiniro ahantu hose. Noneho ageze mu cyaro mbonye ukuntu nambaye nsa neza, kubera bya bihembo nabonaga nirukanka. Nariyatsaga nyine ukabona ndakeye, umuntu wo mu cyaro ufite fresher. Noneho aje mbonye aravuga ati ariko si
koko umuntu usa nkawe urabona ukwiriye kuba hano hantu mu cyaro. Amazi se urabona nsa gute, ngo uri agakobwa keza ntagukwiriye, ubwo bwiza ufite ngo ntabwo bukwiriye kwicara hano mu cyaro. Ndamubwira se ubwiza nabujyanaye, ngo wowe ngo uzaze i Kigali ngo nkwereke ukuntu dushaka amafaranga. Ariko ubwo nkaba nzi ko ari akazi nyine ashobora kundangira. Ndamubwira se nzaza gute, nta telefone nagiraga. Arambwira ati ngiye kukubwira ukuntu uzaza, ngiye kuguha zino nimero, uzaza uzimpamagaraho, uzatega imodoka kugeze kwa Rubangura. Kwa Rubangura ubwo ni ubwa mbere. Ndateze ndaje ngeze Nyabugogo, ngeze Nyabugogo ntigizamuka, habagaho za bwa butaxi bwa kera bw'inyamirambo mwe bw'abastari bwaparikaga rero hariya haruguru yo kwa Rubangura. Hama ndateze ndaje ngeze Nyamirambo, arambwira ati utege y'igi Nyamirambo inyura ku Gitega. Ndangije ndateze yinyura ku Gitega, arambwira tuviremo ku murenge wa Gitega. Noneho ku murenge wa Gitega habaga tuvugani ku muhanda. Zira za publifone nyine za tuvugane zabaga ziri ku muhanda kera urazizi. Ngeze aho ngaho mvamo, mvuyemo shyiramo igiceri cy'ijana. Ngizemo igiceri cy'ijana muri tuvugane, ndamuhamagara ndamubwira ati nageze ku murenge wa Gitega. Arambwira ati hagarara aho ngaho ndaje ngo fati. Ndavuga ati ntacyo ndahahagaze ngwino ntore. Araza aramfata ariko angejeje mu rugo habo. Mageze nsanga abatipe bageze nko muri 5 gutyo 6, nsanga n'abandi bakobwa bageze nko muri 4 bari kunywa urumogi benshi. Urumva nyine bari benshi. Genda mbasuhuza bampereza za chess, bakavuga kakana ni keza kavuye mu cyaro kabisa, ngo kareze ngo kameze neza. Ariko ngiye urumva sinari nzi byari byo, nta n'ikintu numvaga bintwaye. Hama baranganiriza, ariko ubwo nahageze nko muri aya masaha, mu kanya kagiye kuza ngiye kubona mbona yikozeho ibana, yitera fresheri, yisiga fondote, arisiga ibirungo byose bishoboka, anyweye itabi, yasokoje imisatsi handi ku buryo wamurebaga nyine ntumenye ko ari wa undi mwari mwicaranye mu kanya. Kabona yabaye nk'umuzungu. Ndamaze asugiye ngo ngiye ku kazi. Niye ati nawe nashakaga kukujyana ku kazi, ariko ati nzakujyana ejo. Ndavuga ni sawa. Ubwo ngubwo bukeye mbona afashe utwenda twanjye aduteye fresheri, aratumanika kuri protemanto. Nkabona nyine ni nkaba nzi ko ari nk'ahantu turi bujyane hiyubashye tu. Aratumanitse, umugoroba ugeze arambwira ati jya muri dushe ukarabe. Ngiye muri dushe ndakaraba, ndaza aranyambika aramprotokora neza, ibana ntera fresheri zose zishoboka. Turagiye. Tugiye anjyana ahantu bita muri Sky Hotel. Murahabona hara mu Gakinjiro cyane. Twinjirayo, arabanza njyana mu kimasiro, haberagamo ikimasiro, akinjyanamo. Amaze kukinjyanamo tuvamo, anyinjiza muri boîte. Ariko jewe sinari nzi kubyina. Umva barabyinaga ariko ngiyewe bikananira. None hariko masangamo abasore 2 b'inyamirambo bari baziranye. Urumva umwe yari nk'umugabo we ariko bavindimwe. Abo basore bari bavindimwe. Nuko nyine wo baravugana, barabipanga neza. Urumva umwe yaramubwiye uwo mutoya, kuko w'umukuru niwe bari baziranye ari ishomeye. Mutoya nawe yaramubwiye ati burura ndashaka kumurarana nanjye. Ariko ngiye ubwo simbizi. Arangije arambwira ati ngwino bano basore baduhera ifuti bataha Inyamirambo. Nanjye nkaba nzi nyine kuko bari bunyure ku muhanda iwacu, nkaba nzi ko ari ifuti baduhaye nyine. Tugeze ku muhanda mbona imodoka iraharenze, irakomeza igera ahantu hari amarogi hano muri Nyamirambo.
urenzeho Cosmos ho gato. Baragenda baparika ku marogi, turinjira, arambwira ngo erega bano bantu ni hano baba ngo turabaherekeje. Nanjye ubwo nyine nkaba nzi ko tubaherekeje baje kuryama. Ubwo ngubwo binjiye mu cyumba ngo iki ngiki twagishimye. We n'uwo mugabo bari kumwe, turinjira tugira ngo ni iki we n'uwo mugabo nyine, ni iki uwo mugabo mukuru bari kumwe. Noneho twinjira mu kindi tujya guhiga ikindi nyine, ubwo nkajya ngo ni iki uwo nguwo wundi murumuna we. Tuhageze natwe iki twagishimye, barafunze tugumamo. Kumbe bamwishyuye amafaranga y'uko turi burarane. Bayishyuye wa mukobwa wakuzanye, wa undi wanzanye. wari wabashije kumenya baramwishyuye angahe? Ntago nayamenye. Noneho uwo mukobwa nako uwo musore arambwira ati rega turararana. Nise turararana gute ntabyo nzi. Arambwira ati nuko bimeze ngiye nanishyuye. Se wishyuye ndi? Ngo jewe ngo nishyuye. Umugabo umusore nibwo twararanye kuri ya force paka nyine bigenda gutyo. Hama urumva ubwo twararanye gutyo bwaracyangirira mu banyihera bitatu. Arambwira ati nkugiriye impuhwe, ntago narinzi yuko utabizi ko nakwishyura, nzi ko amafaranga nishyuye bayaguhaye. Arambwira ntayo bamaye ntabyo nzi. Mu kurarana se mw'iryo joro nshatse kumenya, urukumva umaze kumenya yuko yishyuye kugira ngo murarane. Deni urabyakiriye ugiye kurara aho ngaho. Mu kugira ngo uko byagiye iryo joro hari imibonano mwakoranye kugira bibese yaraforoshije, urukumva we wamaze kumenya ko bishyuye kugira ngo urara aho ngaho. Urumva umuntu iyo yishyuye sibyo yakinze, urumva yahise anakinga ibyo byose yanabimbwiye yakinze. Uko byagenda kose ntago wamucika. Okay, ntago byabayeho kuko numvaga mbishaka, kuko ntago nari nabiteguye muri gahunda yanjye. Ntago nari nabiteguye ko ibyo binari byo binzanye ari byo nje gukora, ariko nyine urumva byabayeho, ariko muri gahunda ntari nateguye. Turararanye. Buke arambwira ati nakwikundiye ahitamo bitatu. Nari nzi ko bakwishyuye yandi natanze. Ndamubwira nti wapi. Nuko birangije turatashye. Baratetse bashyizeho itabi baranyweye urumogi yisigara, ariko giye nyine nkumva sinabinywa. Noneho gakeya uko twagendaga tuganira, bagenda banyinjiza muri uwo mukino, bagenda banyereka ukuntu ari byiza, ukabona bazanye amafaranga kumbe nayo bibye ntabizi. Abo bakobwa urumva bo baribaga nyine, abagabo bararanye bafite amafaranga akayamwiba. Ukabona bazanye amafaranga bakanshishikariza, bakambwira ati ubu buzima ni bwiza bubamo amafaranga. Ho n'igihe bazanaga amadolari nkavuga ati se ubu buzima koko ni bwiza. Ahantu bazana amafaranga baba banyigishije kunywa urumogi. Nkweyeho bwa mbere, nsomyeho numva ndazengereye, nayo nicaye ku gasambi ndabyibuka, numva ndazengereye, numva ndagiye, numva ndapfuye, mpita nsinzirira aho ngaho. Ndasinzira ariko narabanje maze kurungwa, numva ndashonje. Maze gusonza ndavuga ni munzanira amandazi muri botike ku muhanda, hari ahantu twahahiraga bita kwa Kazungu. Ni munzanira amandazi, barayazana ndayarya, numva simpazi. Ndavuga ati muzane isambusa, nazo barazizana, ndazirya, numva sindi guhaga. Ndavuga se ibi ni ibiki, ariko ngiye kumva numva gatotsi karantwaye, nsinzirira aho ngaho. Bigezeho mu nyuma ndakanguka, urumva ko ndunyweye bwa mbere, ako ruranyica, ariko sinarucukirwa ngo ngire gute ngo ndureke. Ndongera uko banyweyo bakagenda banyongoza, bakavuga ati ujye usomaho gakeya. Uko banyweye bakansomya, uko banyweye noneho nibwo ninjiye mu mukino. Noneho ngenda uko bagiye muri Sky nkabakurikira, noneho babandangiye ahandi hitwa Cadillac, bakavuga ngo noneho muri weekend tuzajya Cadillac. Nanjye ubwo bakaba baranjyanye, ngenda noneho menya utubyiniro twose dutandukanye. Ariko muri uko kukumenyereza, uretse uwo musore mwaryamye bwa mbere, inshuro zindi bakumenyerezaga nta wundi wari warigeze uryamana nawe wundi? Mwagendaga witegereza bazana amafaranga bakujyana mu tundi tubyiniro, ariko nta wundi musore muri kuryamana? Ntawe naho ngaho byahereye. Ntawe nari mfite, kuko icyo gihe nari inshuti nagiraga. Muri ngiye nari narabyirutse,
mu cyaro numvaga nta n'urukundo ngira, nkumva sinanashaka hari n'umugabo, ariko kurumva n'ubwo buzima rero narakuriyemo bwa gikristo bwo kugira bwo gusenga, ndi umuririmbyi aho mu baporo, rero nakundanaga wenda no kumwe musengana mukaririmbana muri korali tugakundanaho wenda ariko bya cyana ariko tutarakura, rero urumva n'ubundi nabikoze nayo ntarakura cyane, kuko ndabyibuka umwana wa mbere nabyaye namubyaye mfite imyaka 20. Ngiye urumva rero naje ndi kurangiza 19 bahita n'ubundi bantera inda, urumva uko nabyinjiyemo niko bahise bantera inda, ntago byatinze. Noneho urumva uko natangiye kugenda mbimenyera, ntangira noneho kwijyana nanjye kadirake, urumogi ntangira kurwigurira, nkajya ngenda nkabanza ahantu turukura twabyitaga ngo ni ukurusumba, nkabanza ahantu turi bujye kurusumbira, nkagenda nkajyayo nkarugura, bakama agapapuro twakitaga ngo ni rizira, bakakama nkamenya kurwiroringira, twarwitaga ngo ni ukururoringa, hakuntu twarukoraga nyine tugakuramo imbuto, wamara gukuramo izo mbuto ukaruviringa muri ako gapapuro, twabyitaga rero kururoringa. Noneho menya kubyikorera, nkagenda aho naruguriraga ni naho nahitaga ndunywera, nkaruhanywera nkataha narunyweye, noneho rwanshiramo nkaza kugaruka hahandi. Nuko ariko nabo barugurira mu rugo, no mu rugo tukarusangira, cyangwa abo twaba twiyemeje twese kurugura tukarugura nyine tukarunywera mu rugo. Ariko mu nyuma dutandukanye nibwo naje nyine kwivumburira ahantu nzajya njya kurinywera, nkajya ngenda nkiyishyurira nkarunywa nkataha. Ngaye nguko rero uko kurunywera hatandukanye naho barunyweraga se, wabaga ubihisha, wabaga ubikora kubera izihe mpamvu? Oya, aho ngaho narunyweraga ntabwo kwabaga ari ukubihisha, dutandukanye nabonye izindi nshuti z'abakobwa ebyiri, nzibonye noneho icyo gihe umwe musaza we niwe warucuruzaga, noneho ni ukuvuga ngo iyo najyaga kurinywerayo bwari uburyo bwo kugira ngo n'abo bana twararusangiraga, izo nshuti nari mfite ebyiri. Urumva uwo musaza we warucuruzaga nawe yararunywaga, n'iyo nshuti yindi yari afite, twese tubaye inshuti turi 3. Noneho twagenda tukarugura, nkabanguza akaburi kamwe nawe akabaguza kandi tukarusangira twese tukarunywa, bagahita bajya kunsura muri ghetto nyine nabagamo, tugahita dusonga ubugari. Buriya banywara umogi bakunda ubugari, bakunda ubugari cyane, tugahita dusonga ubugari tukarya tukaryama, twamara kudushiramo tukabyuka nkabaherekeza, cyangwa tukavuga ngo reka dusubireyo gushyira mu rundi. Ubundi hari igihe ku munsi iyo nabaga ndi kumwe n'abo bana 3, hari igihe ku munsi bwiraga tunyweye amaburi 18 muri 3 turi 3, tukagenda tunywa uko dushizemo dusubirayo. Kuko urumva niyo najyaga kujya muri boate narabanzaga nkarunywa, nkagenda nyine nuzuye. Hari igihe navaga no mu rugo nanyweye inzoga nakubisemo n'urumogi, nkagenda nyine imyuka yose nayujuje. Ngaye nguko rero nuko uratangiye byo urambwiye uti ndyamana n'umusore bwa mbere, uwo mukobwa yari yancurujemwe amafaranga, barayamuha, menya ko bamuhaye amafaranga yo kugira ndane n'uwo musore nyine namaze kugera aho ngaho. Wenda ntago ndi bukubaza niba waraje kubaza uwo mukobwa impamvu atakwishyuye amafaranga yawe, ahubwo reka nitse cyane. Urukumva bibaye ku nshuro ya mbere uryamanye n'umusore wishyuye, bikamuvuga ngo yakwishyuye nubwo amafaranga utari wayafashe, yego bayahawe uwo muntu. Noneho izo nshuro zose mwatemberanye mutemberana, ni ryari noneho we waje kuryamana n'umusore cyangwa se n'uwo mwahuriye aho ngaho aho mwajyaga akwishyuye? Okay, urumva ngiye navuga ko ubu buzima wabumeze n'abadayimoni, nabonaga ko ari nk'abadayimoni badukoreshaga. Nimba bivuze ko ku nshuro ya mbere mbikoze gutyo ntabishaka, bakagomeza bakanyagiserera bakanyereka ko ubwo buzima ari bwiza, ngiye uko bagendaga babimbwira nagiye mbukunda. Umva bambwira ko burimo amafaranga, noneho binyakamo, mbese navuga ko ari nk'abadayimoni babinyakijemo. Numva ko ubwo buzima ari bwiza buzavamo amafaranga, nkumva ko havamo n'ubuzima mbese bufatika. Noneho ntangira gusa nkaho mbyinjiyemo nanjye ngize gute,
mbikunze mbiha imbaraga numva ndabikunze cyane nkabyuka nkambara neza nkitera furesheri zose zishoboka nkavuga ati uyu munsi ngiye ku kazi numva ko nyine ngiye ku kazi ubwo rero naho ngaho natangiriye numva ko ubuzima bubaye bwiza ndagenda rero njya muri Sky Hotel ntangira kwiga kubyina ntangira kubimenya nuko ugeze Sky Hotel utangira kwiga kubyina rwose kubyina nyine ndabyiga ntangira gusa nkaho metiriza kubyina umuziki ndawumenya ku buryo nijyanaga noneho nabo banyigishije akazi iyo twabaga tutari kumwe narijyanaga nkagenda nkiyishyurira nkabyina umugabo unterese akantereta urumva nza kubindaya yakutse hahandi urumva nari nsigaye noneho nk'urumogi nduvaho njya no kwisigara nkajya ndagiza kunywa urumogi nkahita nkwisigara intore ni ukuvuga ngo mu minota 30 nk'umwanya twatangiriye aha ipakiye intore nabaga nyimaze ndametiriza nkaba mfite inzara ndende zisongosoye zigera nk'ara hejuru ku buryo nafataga intore ndi kuri nywa nyine ukabona ko nababaye kubera n'urwo rumogi nabaga nanyweye ubwo urumva nageze i Kigali 2007 ngira ngo hari no mu kwezi gutyo kwa 7 gutyo kwa 8 ubwo ndabyinnye ubwo nakubitaniyeyo n'umugabo ntamuzi nawe atanzi ambonye ndi kubyina aravuga ati nagukunze ndashaka ko turarana turancangaye turayavugana tumaze kuyavugana turatahana dutahanye urumva dutangira kuba inshuti ubwo urumva turi muri 2007 muri uwo mwaka nyine njemo ariko mu mpera gutyo duhita dutangira kuba inshuti n'ubundi uko ankeneye nkajyayo mu rugo iwe kampamagara ati ngwino mu rugo ndagukeneye mbese tuba inshuti pe bifatika ubwo ngubwo tubaye inshuti turakundanye ariko muri iyo minsi aba nteye inda ntangira kumva nkumva ubuzima bwarahindutse nkumva simeze neza nta nk'urumogi iyo namaraga kunywa urumogi ubundi nakundaga kurya amandazi noneho nta nk'urumogi nagura irindazi najya kurirya nkumva wapi vuga se noneho ko nakundaga amandazi byagenze gute kumbe naratwise njyewe ntabwo mbizi ko natwise numva nibwo bwa mbere muri iyo myaka nari mfite ntabwo ibyo gutwita ntabyo nari nzi ubwa mbere byari bimbayeho noneho ndarwara nguma mu nzu nkavuga se ubu ni malariya ni ibiki bimeze gute ariko ntangira kumva sinshaka ibiryo ntangira kumva ya mandazi nakundaga numva sinyashaka ntangira kumva mbese ubuzima burahagaze ariko nkumva nshaka igikoma cya sosoma nkabwira abantu twabanaga wenda mungurira agasosoma mu ntekera agakoma numva sosoma ndayinywa nkumva iraryoshye noneho ntangira kubona indikura bakambwira ati nyamara izo ndaya bakambwira ati uratwite mbona imihango irahagaze ndavuga ati uko byagenda kose koko ndatwite ubwo ngubwo ntangira kwegera wa muntu twe twarahuriraga aho ngaho nyine numva ko twarabaye inshuti ndamubwira nti rero ndatwite numva ko twe twarakundanye cyane uko yankeneraga yarambonaga ubwo rero birangije ndagenda mu rugo iwe ndamubwira nti ndatwite ariko mbona ntabwo byakiriye neza ndatuza nkajya muvugisha nyine nkamubwira ni nkeneye iki nkabona ntanyitayeho ndamubwira ubuzima bwaranze bwarahindutse nkabona ntanyitayeho urumva ko nasamye kongera kujya kubyina muri Sky byabaga bigoye kujya kubyina utwite ariko noneho mbona aranyirengagije mbonye anyirengagije ndavuga ati nta kikundi nabigenza ndakomeza akazi urumva nkomeza akazi njya muri Sky gushakisha kuntu nabaho nanatwite nkomeza uburaya ntwite
noneho kwinjira muri Sky Hotel biranga kubera inda yari itangiye kugenda ikura. Uwo wayinteye urumva nta kintu amariye uko yarambwiye ati si mu bagabo bose wahaye urarebye usanga ni ngewe utera inda njye nyine mu bantu bose wahaye urarebye usanga ni njye kwaguteye inda. Ndavuga ati ubu nyine nta kundi umuruho nawakiriye. Nuko mu rugo ntibazi aho uri, ntibazi n'ibyo urimo, ntibazi n'ibyo ukora. Mu rugo nyine bazi ko ndi i Kigali ariko ntabwo bazi ibyo ndimo. Umva bari bazi ko nshobora kuba ndi mu kazi ko mu rugo wenda. Kuko niko nahereyeho nabanjije gukora akazi ko mu rugo. Nuko bakaba bazi nyine mu rugo ko nkiri muri ako kazi. Rumva ninjiye muri ubwo buzima ndatwise bigeraho noneho hindi kuze nkajya mburaho ndara. Nkajya ngenda nkajya gucumbika wenda nkareba nk'umumama w'indushyi nkamubwira nincumbikira akancumbikira hakabaho ndaye 2-3 abana baho nabo kubera ubuzima bafite bakabyanga bakavuga ati uyu muntu ntago tumushaka hano. Nkongera nkahava rimwe nteka umutwe ndavuga ati ngiye kwihambira kuri uriya mugabo wanteye inda. Ngiye kugenda ngumeyo. Nuko ndagenda nyine mpageze biranga sinagumayo ntibyagenda neza. Ndongera nsubira aho nabaga. Ubuzima buranga burancanga ntangira kugenda ncumbika, ntangira kugenda ndara hanze, ndatwite mbese biranyobera. Ntangira kujya ndara mu tubari, hari akabari kabaga hepfo ya Sky Hotel bitaga muri Mukubita Umwica. Ubu ngubu nabonye sinzi nimba ari Abahinde, sinzi ibintu nabonye bacururizamo kabaga hepfo gatoya umanutse ujya mu Gakinjiro. Habagamo akabari gakomeye nyine iyo bagukubita gukoza ikosa baragukubitaga bakaguterura bakakunaga mu muhanda. We yarubwo ugeze kubitwa mu ubwo buzima urimo? Ntago nigeze nkubitwa. Nuko nkagenda nkicara muri ako kabari bukira babyina bakabyina nyine baracurangaga naho. Nabona uwungurira inzoga nk'umugabo wenda akaza akavuga ati se ko wicaye wihebye bimeze gute, nkabona nguriye nk'agacupa nkakanywa. Umva nta muntu wari ukintereta. Ubuzima bwari bwarahindutse ntwite mfite inda nkuru. Ariko kuko ntari mfite ahantu ho kuba ngavuga ngo reka ngende nicare muri kara kabari kuko gakesha nze gukesha. Nicaye mu kabari gashiduka ndimo ndasinzira mu rukerera bari gukoropa nkumva bari kuvuga ati musohoke dukorope. Nkasohoka nanone ntafite ahantu ndi bujye. Uratwite? Ndatwite nanone ngavuga ngo ntago najya mu cyaro ntwite. Iwacu ntibabizi, ntago bazi ubwo buzima, bazi ko naje gukora akazi ko mu rugo, ntago bazi ubwo buzima sinajyayo ntwite bahita banyica. Mbaye muri ubwo buzima nkajya ndara mu tubari ku manywa, mu gitondo nkabura aho ndara aho ndyama. Hakaba ubwo icyo gihe ndabyibuka rimwe hari igihe nagiye ahantu mu gashyamba mbwira Imana ntanayizi, ndavuga ati Imana nubwo ntakuzi rwose uzancira inzira unyereka ahantu agashyamba. Urumva nari narihebye noneho na kwa kundi narasenze narakuri mu buzima bwo gusenga ndabirenga. Noneho numva ko n'Imana igize gute itabaho. Nareba ubwo buzima ndimo bwo kwiheba no gupfa nabi nkavuga ati nubundi Imana ntibaho, iramutse ibaho yangirira neza. Noneho urumva nari narakuyeho narabaye ndayikutse kubera urumogi nisigara, nkumva ko Imana nta kintu imaze, nkumva ko itanariho. Noneho ariko ndavuga nariko Mana nubwo rwose ntasenga uzancira inzira unyereka ahantu hari agashyamba nzajye nkaryamamo ku manywa nsinzire, kuko urumva naraye mu kabari sinaryamye ku manywa nabwo nabaga mfite ibitotsi. Kuko hari igihe nazereraga mu muhanda ndi kugenda nazengurukaga mu mujyi wa Kigali ngenda nongera nzenguruka kuko nta cyerekezo nabaga mfite. Hari igihe nasinziraga nkashiduka gutya imodoka imfatiyeho amaferi ndi gusinzira ndi kugenda mu muhanda. Ngo navuze ntuzanyereka ahantu wa Mana we hari agashyamba nazajya ndyamamo ku manywa. Nuko ako gashyamba mba ndakabonye ndagenda ku manywa ndaryama, nkaryamamo bugacya ku mugoroba nabona ugeze nkagenda. Akaba ubwo ngiye gucumbika mu ndaya nyine zari inshuti zanjye twagendanaga, bakancumbikira ijoro rimwe irindi bakinuba bakavuga ati reka reka nta kintu yinjiza. Nuko nkajya ngenda nkaryama muri ako gashyamba, arangiza kukaryamamo nkakabyukamo ku mugoroba. Nabyuka ku mugoroba
nkitegura nyine nkajya gushakisha nkasubira muri ako kabari. Ubwo rero urumva ubwo buzima mbubamo niko inda yagendaga ikura, indi imaze gukura urumva nyine byabaga bigoye. Nkatekereza ukuntu nzabyara, ukuntu nzambika umwana, ukuntu nzambara nk'ababyeyi navuye kwa muganga bikancanga. Nuko ariko ndatekereza ndavuga nti uwafata imyenda nambaraga nkayigurisha, namara kuyigurisha nkaguramo utwenda tw'umwana, nkaguramo na mituweli. Icyo gihe ndabyibuka mu Gitega habaga umugabo bitaga Maridadi, yajyaga acuruza utwenda twa senkani dutatu 100 twa kadumane. Nkajya nyine ngurayo dutatu 100, ntagura twa senkisa, urumva nyine twabaga ari twinshi. Nari naraturunze pe, nabyaye ari twinshi ntufite, naraguze n'umutaka na mituweli. Ndangije ndavuga nubwo mfite mituweli biroroshye. Ngura n'agatabu k'agatenge gashaje nkagura 1000, ndavuga nazava kwa muganga kubyara nkabura icyo nambara. Ariko ubwo hakaba hari umama wari uncumbikiye nyine aho mu Kamenge Kimisagara, kuko niho nabyariye Kabusunzu. Mu mama ncumbikiye bamwitaga Mama Damuru. Twabaga nyine mu nzu nini, iyo nzu nyine yabaga ifite ibyumba, yari ifite ibyumba byinshi nk'8 cyangwa 9. Nuko ngo buri muntu wasaga gukodesha bamuhaga urufunguzo rw'icyumba, agakodesha icyumba tugahurira muri saro. Noneho urumva bari bafitemo icyumba, bancumbikira muri icyo cyumba tukajya turarana mu cyumba. Ngaye nguko tubanyemo gutyo, ndabyaye aramperekeza ngiye kwa muganga kubyara. Mvuye kwa muganga n'ubundi aranzana mu cyumba cye, aransasira agasambi n'agasupaneti, ntangira kurara aho ngaho n'uruhinja. Mvuye kwa muganga kubyara, ubwo buzima tububamo. Umwana agize ibyumweru 2, ndavuga nti se koko ubu buzima kurya rimwe na rimwe bizagenda gute? Ndavuga nti nsubiye gutega. Noneho mbwira uwo mu mama nijye unsigaranira akakana njye ku muhanda gushakisha. Nuko akakararana kagaha icyayi cya Mukaru. Nta bushobozi nabaga mfite bwo kumugurira amata, nta nubwo nabaga mfite bwo kumugurira wenda gushaka ikintu namugurira kugira ngo aze kuba ari icyamuha. Kamukorera ka Mukaru akamuha. Nkajya gutega, urumva nazanaga 2 iyo nabaga ngize umugisha. Noneho urumva nacyuraga 2. Urumva mvuye mu Buraya, urumva nkigera muri ubwo Buraya nabaye inda ya VIP. Nkajya ndarana n'umuntu akampa senkani, nkajya ndarana n'umuntu umuhaye make akampa 20-30. Urumva icyo gihe nabaga mfite amafaranga ku buryo umuntu w'umukire wanteretaga hahandi na panikaga nkamuca mu 100. Iyo yambwiraga ngo ndashaka ko turana ufite 100. Rero urumva mvuye muri ubwo buzima bw'uburaya bwo hejuru, nsubiye hasi ngeze ku 2,000. Ariko kugira ngo ndebe ko naramuka. Ese bari abagabo baba bakeneye aza mu buryo bwo kuguteta, aza kubwira ko ashaka kukugura direct, aza gute buriya? Reka da, nagaza ngakubwire ngo nagukunze ngo ibiki n'ibiki. Biba bizwi ubundi hara muri boate uko nahabonaga. Urumva umugabo iyo yazaga akakubona nk'uko uri kubyina, yaba ari n'umusore, n'abasore barabagura. Nago hagura abagabo gusa. Harimo n'abasore bagurwa? N'abasore baza kugura indaya. N'abasore baza kugura indaya. Noneho ni ukuvuga ngo arakureba uri kubyina, akakureba hariya nubwo waba wicaye kuri kontwari utari kubyina, akakureba, yamara kukureba akavuga turiya namukunze, akaza akakubwira ati nagukunze ndifuza ko turarana, uranshangahe. Nta bindi bintu byinshi biba birimo. Ahita akubwira ati nangahe kugira ngo turarane. Ababizi nyine ko waje ku kazi. Nibwo buzima baba babizi. Ibyumweru 2 ukimara kubyara usubiye n'undi gutega, usubiye mu buzima bw'uburaya. Nibwo wari urimo urembye ukuntu byagenze, urebye ukuntu wagiye urara hanze, urara mu tubari dutandukanye, warabuze aho urara. Ubwo buzima bwose urabwirengagiza. Nyuma y'ibyumweru 2 gusa umaze kubyara mu ubwo buzima butoroshye, ufata initiative yo gusubira gutega. Fata umwanzuro, ndavuga nti inzara ntago twayikira ngo mba gusubirayo. Ariko urumva noneho ntago nari mfite uburyo bwo kubasha kujya gutegera hahandi nategeraga. Uko no kuvuga ngo muri Sky Hotel twinjiraga twishyuye. Nagendaga nkishyura 1000 cyo kujya muri boate. Nkaba hejuru mu Kimasuro, kuko habanzaga Ikimasuro nabwo tukishyura 1000 cyo kujya kureba Ikimasuro. Rero urumva ntago nari mfite ubwo bushobozi. Ahubwo noneho najyaga ahantu mu tubari
haba hari indaya nyine za feke agenda nkahagarara umusinzi yahita nyine akavuga ati akakureba akavuga ati ndagushaka mbese akabubwo mugiye mukararana akaguha ibyo 2 3 ugacyura yo ngayo nkagenda nkahaha tukarya nyine nk'ubuzima bukendereye. Nibura se mu gusiga umwana y'ibyumweru 2 mu gusubira mu ibyo bintu waratekereza guti ntatwariramo indi ndanja numva ntago ntagira umugore, ariko bavuga ko umugore ubyaye buriya niba mutegeka amezi agera muri 3 bibaye byiza bikamushobokera yabahagaritse imibonano, kuko ngo buri umugore ubyaye mu amezi 3 biba bishoboka kasama vuba. Niko mbyumva. Wewe watekerezaga ko ibyo bibaho nibura ukavungo ndakoresha prudence cyangwa se ndakoresha ubundi bwirinzi? Okay, yongeza aho ngaho njya nkunda kubwira abakobwa cyangwa nkabwira ababyeyi nkababwira ngo uko byagenda kose iyo wirinze biba byiza, kuko ubu buzima iyo satani yamaze kugufata warabitangiye ibyo kuvuga ngo nabirekera ntago ubu bitekereza, ahubwo abadayimoni ntekereza ko baba barapfutse ubwonko n'ibitekerezo nta byo ubufite. Anakoreye ngo akaguha 5 akaguha bingahe kugira ngo uramuke nta kintu uba wumva bigutwaye. Rero ubwo buzima bwo kuvuga ngo nabireka ngo cyangwa twakoresha prudence ntabwo nabaga mfite, ntago nabitekerezaga. No kuvuga ngo uretse na nyuma y'ibyo byumwe 2 wabyaye na mbere yuko ubyara nta mugabo wari wegeze mujya kurya ngo mu propose gukoresha prudence? Okay, twajyaga tuyikoresha ariko ntago bari bose. Harimo wifuzaga ko nukuvuga ngo nk'uwo nguwo twakundanye. Okay, tugiye kurarana twarayikoresheje. Turayikoresha turararana. Hanyuma rero mu nyuma urumva uko tugenda dukundana byagezeho turayihorera tukajya dukoreraho. Noneho numva tumenyera ubwo buzima bwo kugenda dukoreraho nta misi irega yashize. Yahise antera inda nta misi ishize. Okay, tujye noneho ugiye nyuma y'ibyo byumweru 2 umwana afite amezi ibyo byumweru 2 gusa usubiye mu ubwo buzima ushakishije amafaranga, byaje kugera ryari nyine ubwo wongera kuvuga ati nibura nongeye kubona ireme ry'ubuzima mbikuye mw'ibi? Okay, ako kanya ntago byahise byemera. Urumva iyo nzu twari turimo hahise haza insengero 2009, urabizi 2008 hadutse insengero nyinshi. Hahita haza umupasteri aza gukodesha iyo nzu twari turimo. Numva yari nini inzu, yari ifitemo ibyumba bigeze mu 8-9, yari nini. Noneho araza aravuga ati iyi nzu iraha narayikunze, numva nayikodesha mukayikubita ibyumba mukambwira amafaranga nabaha ubundi nkayishyira mu rusengero. Okay, ubwo rero nukuvuga ngo inzu barayikubita bayigira urusengero. Umva nta gitekerezo nari mfite cyo guhinduka mpese urwo ruhinja ndacyangwa urumogi ndacyangwa isigara, nta gitekerezo cyo kubivamo ngo nsenge mfite. Nkomeje n'ubwo buraya muri make. Noneho ariko iyo nzu bamaze kuyigira urusengero, pasteri waho ndabyibuka yitwaga Damascene. Pasteri akambona nihebye ndi kunywa urumogi narakuyeho sinubahaga. Nta muntu nubahaga iyo wamvugaga naragukubitaga kandi nanganaga nk'aka gatoki. Nari nanutse cyane. Ariko nkagira amahane kubera urwo rumogi nabaga nanyweye. Umugore yamvuga yandeba ati dore uko yambaye nkahita ngukubita. Mbese pasteri yandeba ubwo buzima ndimo. Atangira we kugira umutwaro wo kunsengera. Atangiye kugira umutwaro wo kunsengera, arambwira ati rimwe aza kundeba. Umva yaransengeye nyine ngo Imana imuha ubutumwa bwanjye. Araza arambwira ati rero Imana yakuntumyeho. Ndamubwira ni warasaze. Ugifite umwana umwe? Ngifite urwo ruhinja. Ise umwana ntazi iyo biva niyo bijya, ntazi nimba wanabyaye? Okay, nago yarabizi. Nabimubwiyeho mu nyuma umwana ngira ngo yarari kugira nko mu mezi 3. Ndamubwira ati narabyaye. Ariko urumva nta kintu yamfashaga. Nta na kimwe. Urumva nimba narabimubwiye ntwite
akavuga ngo mu bagabo bose twahuye n'inge niba utera inda urumva rero nta kintu yigeze amfasha ariko ntabwo yahise amakanira ngambwira ko nta kintu yamfasha nyine icyo gihe narabyaye yaranderegaga akambwira ngo rwose ngo tuzabonana ngo ndi kubipanga ngo ukuntu twazabonana ngo urumva ntabwo naza gutya imbokoboko nanjye nkahora ku cyizere nyine nkaba nzi ko umuntu azaza kundeba ariko urumva nyine twinjiye mu bundi buzima bukomeretse umwana pasiteri rero ubwo baratangiye araza arambwira ati Imana yakuntumyeho ntiwarasaze nkamubwira nti kugira ngo mbyumve banza ngurire urumogi nicare ndumwe nibwo ndi buguha umwanya wo kumbwira ibyo bintu pasiteri nawe akareba agatekereza akavuga ati Imana yantumye kandi uyu muntu nagashitani ntago ari bubyumve ko byagenda kose rero reka ndebe ukuntu nabigenza kugira ngo uyu mubyeyi abyumve akarungurira nkicara nkanumwe akambwira ngo Imana yambwiye ngo uzaba umuvugabutumwa ukomeye ntiwarasaze ngo Imana yambwiye ngo uzaba umuhanuzi ukomeye uhanurira amahanga ntiwarasaze nuko gutyo akabivuga amubwira ntirindagira vuba utahe akabivuga agataha Imana ikamubuza amahoro nanone ikamubwira ngo genda wongere umbwirire umwana wanjye akagaruka wumva ko Uwiteka yakuntumyeho Imana yambwiye ngo uzamuvugabutumwa ukomeye Imana yambwiye ko uzamuhanuza ukomeye ntindabyumva arindagira ugende tubaho muri ubwo buzima igihe kimwe arambwira ati dufite igiterane cy'iminsi 4 kandi Imana yambwiye ngo ntituzarangiza icyo giterane ntagutumiye ntikizarangira utahageze ndamubwira nti ntacyo ndabimenye ngaho genda nari ntuye inyuma y'urusengero urumva icyo gihe iyo nzu barayikubise tujya hafi y'urusengero bavugaga indimi numva bagahanura numva baririmbaga numva ariko nta mutima mfite wo kujya mu rusengero numva ndi bujye gutega ku mugoroba nsize uruhinja rumva uwo mwanya wo kujya mu rusengero ntawo numvaga mfite nuko igihe kigeze icyo giterane kiraba ariko kibaye baraterana umunsi wa mbere sinajyayo baraterana umunsi wa kabiri sinajyayo baraterana umunsi wa gatatu nabwo sinajyayo njyayo ku munsi wa 4 wa nyuma nabwo kuntu nagiyeyo byabaye nk'ibintu bitunguranye uracyafite rwa ruhinja ndacyafite uruhinja hanyuma bibaye nka saa 9 gutyo cyangwa hafi saa 9 harimo umugabo wari urimo ubwiriza bamwitaga bamwitaga Vedasta yari yaturutse Igitarama arabwiriza ngiye kumva numva umuriro uramfashe umuriro umfatira mu rugo aho nari ndi inyuma y'urusengero nkumva umuriro urankurura umeze nk'ikiziriko baziritse hano mu mugongo nkumva umuriro urankurura nkumva usa nkaho njyana ku rusengero ndagasaba abazimu noneho bamfashe babita ngo iki kandi nkumva ndimo ndashya cyane kandi nkumva binkurura binjyana ku rusengero noneho numva mbaye nk'umuntu usa nkaho utaye ubwenge nkurikira cya kintu numva kimeze nk'umugozi kinkurura kandi kintwika numva umuriro ndi gushya nanjye nashidutse nicaye mu rusengero kubera uwo muriro unyotsa gusa unjyana maze gushiduka nicaye mu rusengero ndagiye nicaramo numva pasiteri uko abwiriza uwo wari uri kubwiriza nkumva umuriro n'ubundi uri kumfata yabwiriza nkumva ndimo ndashya yavuga nkumva ari kuvuga ibyanjye ubuhamya buraryoshye kandi buranakomeye burimo n'inyigisho nk'uko nabivuze muri introduction ahangaha twicaye saa 12:10 zimaze kugera z'umugoroba imvura ndabona igiye kugwa impamvu mvuze ibi ngibi nashaka kugira ngo iki gice tugigire icya mbere hanyuma rero bidatinze cyane ngaruke gutora igice cya kabiri ahubwo mbere yuko dusoza kino gice nshaka kumenya abana 5 wagize byaje kurangira ukijijwe uwo nguwo umwe niwe byarangiye ubyariye mu izo nzira cyangwa 5 bose niko babonetse tutahita dusoza kugira ngo ikindi gice tuzakiri icya kabiri yego rumva ako kanya ninjiye muri iryo torero nahise nihana nateye urutoki ndavuga ati ndihana ibyaha mfite umwana wa mbere ndihannye impundu mu ijuru ziravuga nihana urumogi nihana ubusinzi nihana ubusambani byose ndabireka maze kubireka njya muri korali ndaririmba ariko satani ntiyabyemera maze kwegera Imana
ariko nkabona ubuzima bwo ku Mana nkabona ni ugusonza. Mbonye ari ubuzima bwo gusonza ndavuga nti Imana yanyu nta kintu ifite. Ndababwira ati rero mwabarokore mwe ngewe ubuzima sinabushobora, namenyereye kuba indaya nkarya nkanywa, none rero kuko ubu buzima ntabushobora by'Imana ndabiretse, ntago nashobora kwicwa n'inzara. Ndagenda nicara ku muhanda nywa byeri, nsubiye muri bwa buzima bwa kiraya. Nkibwinjiramo ntaratindamo nanone butangiye, kuko urumva nabugeragamo Satani akambeshya nkumva ko bundyoheye. Urumva natangira kubona agafaranga, natangira kwambara neza kubera ko Satani ari kunyoshya, nkumva buraryoshye. Urumva ntangira kwambara neza, ntangira kwiyatsa, ntangira kwisiga amavuta, nditukuza, nigira mwiza. Noneho muri ako kanya mbamuye n'undi nawe abanteye inda ya kabiri ubwo n'abagabo batandukanye babaye babiri. Mba ndabyaye nanone undi muhungu, imfura n'umuhungu, n'ukurikiyeho wa kabiri n'umuhungu, bose ntibahuje se n'abahungu. Nuko ubwo se babaye abagabo babiri batandukanye, nanone nsubiye mu buzima bubi. Ariko icyo gihe bwo niga gucuruza imyenda Nyabugogo, waragenda gukarangura umwenda wa Turuwasa kirirwa uzunguza. Niga gucuruza imyenda mpereye ku 7,000, ndacuruza mbona hari icyo bigenda bitanga. Gifite umwana wa kabiri kugira tubyihutishe, ibyo uzabimbwira kuri part 2. Ahubwo umwana wa gatatu nawe mukuza yaje muri ubwo buryo. Umwana wa gatatu nawe yaje muri ubwo buryo. Uwa kane bwo nawe asa nkaho yaje muri ubwo buryo, ariko umwana wa kane urumva wa gatatu nawe n'uwundi mugabo wa gatatu. Kuvuga abana batatu ku bagabo batatu. Umwana wa kane bwo nagiye kubyina ku Gisenyi, mahurira n'umugabo arankunda, aranyishyura. Amaze kunyishyura ambwira ati naragukunze nshaka ko tubana. Turabana, tubanye ankura nyine aho ngaho mu kubyina, kuko nari narabaye mu masuzi mu kabari. Yarangije turabana, ambyaza umwana wa kane n'uwa gatanu. Abakurikiye Big Town TV ngira ngo mwabyumvise, natwe ntago ari twe. Ni igihe ndabona imvura itwugarije ndetse n'amasaha twugarije, nkuko nambikubwiye 12 zageze, ariko na mama n'ubundi bidatinze cyane. Iyi gice cya kabiri cy'ubuhamya bwe tuzakibona, atubwira uburyo yavuye mu buzima. Ntago yagiye ambwira ibintu byinshi bikomeye yagiye ahuriramo nabyo ari mwaka kazi we yakitaga akazi. Nakazi katari keza, nta kazi katari keza. Azatubwira icyatumye abivamo, cyangwa se icyamubereye inkomezi kugira ngo ave mu buzima nakita butari bworoshye, kandi nawe ntago yatinya kuvuga ko butari bworoshye. Reka nsoze mbwira abakobwa mudukurikiye n'undi wese udukurikiye, ubwo ndabwira abahungu bagenzi banjye bumva baryamana n'umukobwa waguze si byiza, ubwo n'umukobwa nawe bumva yakigurisha, reka mubwire ko atari byiza. Hanyuma rero kino kiganiro nuba twagisoreza ngaha igice cya kabiri, nari nagusuye ariko ntago amasaha yatwemereye kugira ngo turebe n'abo bana bose, ariko igice cya kabiri ndumva ari byo twazatangirana nabyo. Kubera ko imvura nuko batari kureba aho turi, nyine imvura iri kudusatira, ndetse n'ikirere cyahindutse, nyine babibonye ku mashusho ko amashusho yahinduye. Yego. Murakoze cyane. Gusa ubu ngubu kugira ngo utere amatsiko nuko no mama yamaze gukizwa rwose, yakiriye umwami Yesu. Ubu ngubu ni umudamu ushimishije, afite abana 5, 3 badahuje base, ariko 2 bahuje se. Azabitubwira, tubwire uburyo bamenyanye, azatubwira n'ibindi byinshi bibi yagiye ahuriramo nabyo mwaka kazi, kandi bibamo byinshi bipenda bizi. Ndabeshya? Oya, ntago ubeshya. Nta kintu kimwe watubwira kibi cyegeze kiba uzirikana utazanibagirwa, unibuka ukavuga uti Imana warakoze kunkura hari ahantu. Gusa ikintu cyiza nshimira Imana yankoreye nuko rimwe ari umusaza wajyaga ntereta, noneho uwo musaza tukajya turyamana. Ubu ngubu banarwaye sida, ngira ngo arenda gupfa nimba ataranapfa. Murabyumva? Ariko uwo musaza tubanaho muri ubwo buzima. Mu nyuma igihe kimwe uyu mugabo wanjye tubana baza kumufunga. Bamufunze nta kintu twagiraga, twabaga muri chamburete twicara ku kijerekani. Noneho ndatekereza ndavuga se Mana turabaho gute, ndabigenza gute? Noneho nkubitana n'uwo musaza byancanze. Arambwira ati rero, ndamubwira nti byaducanze rwose turashonje. Arangije arambwira ati wakemeye se nkakwishyurira inzu nkagutunga. Mfite umugabo
ari muri gereza urumva ko ari ibintu bigoye arambwira icyo gihe cyakoze ahise amfasha nk'umuntu twigeze kujya tubonanaho aramfasha ampereza amafaranga tugenda wishyura inzu ampereza amafaranga yo kurya turarya bigezeho twongeye guhura arambwira ati ariko se waretse nkashaka inzu y'ibyumba 2 na salo aho kugira ngo ujye wibana wenyine mwishyurira inzu na n'abatunge tukajya turarana mu nzu noneho birangije amaze kuvuga ngo tujye tubana mu nzu waraje turabanye inzu tuyibanyemo akagerara mu cyumba umugabo ufunze bari baramukatiye imyaka 2 Gisenyi ariho yarafungiye noneho kintu nibuka cyambabaje nuko yararaga ntuka ijoro ryose akavuga ngo ibi binyendaro byawe ngo ndabihahira ngo none ngo nubwo busa bwawe ngo ntago uba ushaka kubuma urumva twabanye narakijijwe numva narafashe ingamba muri ngewe zo guhinduka nose mwarabanaga ntimuryamane ntago twaryamanaga nuko arangije tukabana ntituryamane ariko nkajya gusenga Imana ikambwira rimwe ati tera amazi kuko ari bugutuku no munsi sengera amazi yahindura amaraso umugira ikiragi nasenga ati mu izina rya Yesu aya ni amaraso uriya musaza arataha mugize ikiragi aze gutaha yabaye ikiragi ubwo n'ubuzima bundi twari twinjiyemo byarambabaje kuko mu buzima iyo mbyibutse ubundi hari igihe nanabyibuka ngaseka akaza nkabona Imana yamujunjitse yabaye ikiragi akinjira mu nzu yabaye ikiragi mukabana tubana muri ubwo buzima akajya arara mu cyumba hahandi yasohokaga kamenaho amazi ngo nanze kurarana nawe kandi ahahiriye ngo ibyana byanjye mbese cyatumaga atagenda ni ikihe kandi nyine icyo yashakaga urumva njye ntekereza ko ari nk'Imana yamufataga nubwo yadutukaga yaraduhahiraga tukarya abana banjye bakarya hari igihe yazaga yafashe umwanzuro ngo katari buhahe kubera yuko nanze kuryamana nawe ariko yahagera abana bakavuga ngo papa nguraje agahita agira akanyamuneza kubera abana banjye bubahaga bakamwita papa agahita agira akanyamuneza agahita akuramo amafaranga akavuga ngo ngaho nimugende muhahe turabana imyaka 2 irashira ariko cyo nshimiraho Imana yangiriye neza kugira ngo inandukanye nawe ariko gusa iyo mbyibutse ndababara umugabo yaje gufungurwa asanga turi kumwe asanze turi kumwe umugabo nyine ndamwicaza mushyira ku ruhande mubwira situation turimo ndamubwira ntibimeze gutya uyu muntu nubwo ntuka nubwo ndaza ku nkeke ariko aratugaburiye ese wowe ufite iki ati nanjye mvuye muri gereza nta kintu mfite ndamubwira rero ubwo uvuye muri gereza nta kintu ufite none dore turi mu nzu y'ibyumba 2 na salo ndara mu cyumba cyanjye musaza nawe akarara mu cyumba cye nurumva dore icyumba cyanjye kiri hakugi ngiye kugushyira mu cyumba ntuzigere wiyerekana uyu musaza ntazamenye yuko uhari nuko umugabo ajya mu cyumba akajya aryama mu cyumba umusaza akarara ntukayumva ibyo bintu byarambabaje bimbabaza umutima umugabo afunguwe wawe mwabanye n'uwo musaza mu nzu imwe igihe kingana gute twamaranye nk'ukwezi n'igice muri kumwe mu nzu turi kumwe mu nzu okay tanga nimero zawe umuntu wagukenera yakubona byihuse cyangwa se nanjye ndaza kuzishyira aha ngaha ariko zitanga hari umuntu wumva ikiganiro igice cya 2 tuzakigirana reka okay nzabasobanurira kuri ako kantu neza mu gice cya 2 yego Yesu abampera umugisha rero ku bantu mwankurikiranye n'ukuri Uwiteka abaha umugisha ijambo ryaravuze ngo kuva mu byaha niko kujijuka n'ukuri nejejwe n'Imana mu mutima kuko yabyemeye ubutaha nzababwira ukuntu navuyeyo Imana ikampamagara ameze neza haleluya warongeye gufatisha mu mwuga Imana yagukuye warongeye gufatisha yamamagaye n'undi narongeye gufatisha okay de nimero tuzabigarukaho utaha urumva nari ngezeho ko mu maso uzimbyinira abakiriya mukabari urumva rero nari maze gufatisha narisize amavuta ndi umuzungu zakababwira mu kindi gihe rero uko byagenda kose najya nkubwire ngo Imana ntahanita kuri umuntu ntanahita mugeza rero wowe uri gukora ibyaha nagira ngo nkubwire ngo va mu byaha kuko kuva mu byaha niko kujijuka Yesu abaho umugisha rero nimero zanjye ni 07 8 40 40
235. Yesu abaho umugisha mwinshi. Okay, murakoze cyane. Ni Big Town TV nari Albert Niyonsaba. Reka ngushimire wowe wakurikiye kino kiganiro, reka ngushimire wowe wagize icyo ukuramo, reka ngushimire wowe wagihaye wumva cyafasha, reka ngushimire kandi wowe watanga inyigisho ku muntu uwo ari we wese wabuze uzikeneye. Ni nabyiza no kuzitanga kandi reka mbigushimire. Urakoze cyane, mutarakora subscribe yikore kugira ngo ibiganiro nk'ibi ngibi ujye ubibona 5 kuri 5. Mama ndagushimiye cyane. Murakoze, Yesu abaho umugisha kandi murakoze kwitanga namwe mukaza. Nukuri ibi bintu ndabikunda iyo mbivuze kuko ndabohoka kandi nshimira Imana nyine yankuye aho hantu. Imana yari yarambwiye ngo uzatanga ubuhamya, irambwira ngo ubuhamya bwawe buzumvwa n'abantu benshi, yaba ari abari mu Rwanda yaba ari abari mu bihugu byo hanze. Rero nshimiye Imana ko iba yahagaze ku ijambo yavuze ikabikora nk'Imana.